Yes, mbahaye ikaze rero bakunzi basobanukirwa 5 TV, nkaba nizeye ko mumeze neza cyane. Ni Tadeo Ikimana ishaka ubasuhuza aho muherereye hose. Nk'uko rero mubizi, sobanukirwa 5 TV akaba ari channel igenda ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ubwenge ndetse cyane cyane ku bijyanye n'imyizerere. Umunsi rero tukaba tugiye kuganira ku bintu bitanu amatorero atabasha kukwereka. Ese waba usenga, waba ufite imyizerere yawe runaka, iki kiganiro ntikize kugucika. Hari ikintu ugomba kwibaza cya mbere, ese kubera icyo abantu bavuga ko bakijijwe ariko ugasanga mu by'ukuri ubuzima bwabo ntibugaragaza impinduka? Rero mureke tubare muri iki kiganiro cyacu, ikiganiro kuri Sobanukirwa 5 TV, kugira ngo tumenye impamvu abantu bashobora kuba bavuga ngo barakijijwe ariko mu by'ukuri ugasanga nta mpinduka. Twakwibaza tuti ese impamvu abantu baba badahindukaniye aho ngaho ntibaba iby'agakiza? Mu by'ukuri barabyigishijwe nabi. Ese agakiza ubundi umuntu yakira agakiza ntagire impinduka? Ese birashoboka? Ese ko tubona abantu benshi hanze aha ngaha bitwa abakristo nibo bakora za gatanya, nibo bari mu magereza, nibo biba, nibo bajura, yewe ni nabo basinzi, mbega ugasanga bya bikorwa tuvuga ngo ni bibi, akenshi na kenshi twabisangamo abantu bavuga ngo barasenga, tubonamo abantu bavuga ngo barakijijwe, tukabisangamo abantu bavuga ngo ni abantu b'Imana. Ese nawe waba ujya wibaza kuri icyo kintu? Ese wowe ubwawe nawe urasenga ariko hari ibintu byagiye bikunanira kubireka, wagiye ugerageza bikanga? Ibyo byose turaza kubirebera hamwe muri iki kiganiro cyacu. Rero ukurikire kugira ngo turebe mu by'ukuri, kubera ko dushobora kwibwira ngo turakijijwe ariko kandi nta gakiza dufite. Iki kintu ntabwo nzi niba mucyumva, ariko muraza kucyumva muri iki kiganiro. Ushobora kwibwira ko ukijijwe ariko mu by'ukuri ugasanga ntabwo ukijijwe, kubera ko agakiza ubwako, buriya agakiza usanga ari ikintu kizana impinduka. Rero ubaye ukijijwe ariko ugasanga nta mpinduka ufite, ugasanga ibyo ni ku magambo gusa, kumva ko wakijijwe, kumva ko washyizwe mu mazi, ugakora umunsi mukuru, mugakora ibirori bikarangira aho ngaho, mu by'ukuri cyaba ari ikibazo. Rero nkaba niringiye ko tugiye kubana muri iki kiganiro cyacu, kandi mbashishikariza no gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu, ibiganiro by'ubwenge bijye bibageraho 5/5. Rero natangiye vuga nti aho ntushobora kuba warakijijwe ariko ugasanga nta mpinduka. Ariko se mu by'ukuri impinduka ubundi zibura gute? Impinduka zishobora kubura se? Birashoboka se ko umuntu wakijijwe akomeza kubaho nk'umupagani, ukaba utamutandukanya n'abapagani? Aho ugeze hose ugasanga uwo muntu mu by'ukuri ntawe umutandukanyiriza n'abantu batajya mu rusengero. Rero reka dusobanze dusome Abagalatiya ibice 5, umurongo waho wa 22 ndetse n'uwa 23, hanyuma turebe icyo umuntu wakijijwe ubundi yagombye kubaho ameze ate, ubuzima bwe ni ubuhe, ese abamubonye bamubona bate, ese ubwe yiyumva ate, wiyumva ute wowe, abantu bakubona gute, ese ubu buzima ahangaha burimo buravugwa wowe urabufite, buragaragara? Niba butagaragara urasabwa iki, hagomba iki? Umurongo wa 22 rero haragira hati, Galatiya 5:22, ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Iki kintu ahangaha urumva ko ni ikintu kirimo kirumvikana cyane. Avuze ngo ariko imbuto z'umwuka, ni ukuvuga ngo iyo wamaze gukizwa, wamaze kwakira agakiza, wamaze kuba wamaze kwezwa, nyine mugari imwe mujya ngo njyewe narakijijwe, umaze gukizwa, apana bimwe ugenda
bakakujabika mu mazi, bamara kujabika mu mazi ukagenda mugakora ibirori, amafanta mukanywa, ibyo kurya mukarya, mwarangiza muti ndakijijwe. Oya, ntabwo ari uko nguko, uko nguko si nako gukizwa. Gukizwa aha ngaha ni ukumenya Kristo, wamara kumenya Kristo, noneho Kristo ukamuha ubuzima bwawe, akaba ari we ubugenga. Impamvu usanga hanze aha ngaha bimwe navugaga abantu bandagaye hanze aha ngaha mu bintu bitari byo, ugasanga abiba nibo, abasambanyi nibo, abasinzi nibo, abafungwa nibo, no mu magereza ugasanga huzuyemo abantu b'Imana gusa. Mu by'ukuri ni uko ubuzima bwabo baba batarabuhariye Imana. Babuhariye Imana baba ubu buzima turi kubona aha ngaha bwavuze ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Amahoro, urukundo n'amahoro n'ibyishimo, ibi bintu urabifite nyuma y'uko uvuga yuko wakijijwe, wakiriye agakiza. None ufite urukundo akaba afite ibyishimo, akaba afite amahoro, ni iki hano mu by'ukuri hano muri iyi si adafite? Ese umuntu ufite urukundo yatinyuka kugirira mugenzi we nabi? Yatinyuka gutandukana n'umugore? Yatinyuka kujyaho arwana n'umugore bakageza n'ubwo batandukana burundu? Ese ibyo byishimo byaba birihe? Ufite ibyishimo ukagira kwihangana, ni ukuvuga ngo yewe ngo no kugira neza n'ingeso nziza, ibyo byose ngo nibyo biranga umuntu wagize gute? Umuntu wakijijwe. Rero usanga amadini menshi cyangwa se amatorero mu by'ukuri usanga ibi bintu atabivugaho, aho usanga abantu bashaka kugira abanyamuryango benshi, bagashaka kugira abantu benshi, aho kugira ngo bayobore abantu ku Mana, babahuze n'Imana, ahubwo bagashaka kuwigumanira. Abantu rero bagakomeza kugenda muri cya kintu cy'umunyenga gutyo gusa, bumva yuko bari hehe? Bumva yuko bari mu idini cyangwa se bari mu itorero, ariko kandi ugasanga nta mahoro, nta n'umunezero bafite. Ari niyo mpamvu usanga hanze aha ngaha n'ibyaha byinshi ubona birakorwa n'abitwa ngo ni abakristo, ni abantu bari mu nsengero. Ntabwo burya akenshi ibyo tuzabona hanze aha ngaha ntabwo bikorwa n'abantu bataba mu nsengero. Icyabuze rero ni iki? Ikibura ni ukuvuga ngo igikomeza kubura ni iki? Ni ukuvuga ngo nta mbuto z'umwuka bafite, ni ukuvuga ngo deja nta n'umwuka w'Imana bafite. Umwuka w'Imana ni ukuvuga ngo icya mbere ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka. Ibyo byose byagombye kuba ari byo biranga umuntu nkawe ugize gute? Uhora mu rusengero. None wakwibaza ngo kubera iki ibyo ngibyo bitabaho? Rero rimwe na rimwe hari igihe tubaho mu idini tukumva ko turiho mu murimo w'Imana, cyangwa se twumva ko tuyobowe n'Imana, ariko mu by'ukuri tudahabwa iby'Imana, ahubwo duhabwa iby'abantu. Iby'Imana rero biraduhindura, iby'Imana bitugira umuntu mushya, iby'Imana ntabwo biturekera muri kumwe twari tumeze, ntabwo biturekera muri rwa rwango, ntabwo iby'Imana ari bimwe bituma niba narimbanye n'umugore nabi, hanyuma ngo nimara no kwakira agakiza amaze kuba umuntu mushya, none unanirwe kumwihanganira, nanirwe kugira ibyishimo, nanirwe kubana nawe. Ni ukuvuga ngo ibyo biri muri bya bintu biranga inde? Biranga umukristo, biranga uwakijijwe. None ngo akarangwa n'iki? N'ingeso nziza, ibyishimo no gukiranuka, ngo no kugwa neza no kwirinda, ngo bimeze gutyo nta mategeko abihana, no kugwa neza no kwirinda. Umukristo wakijijwe, ibyo ngibyo nibyo bigize gute? Nibyo bimuranga. Ese nawe waba mu by'ukuri hari ibintu byinshi ubasha kubona abantu bitiranya, bakabyitiranya, bakumva ko umuntu wakijijwe. Ese wowe nk'umuntu wakijijwe, mu byo tutavuze aha ngaha, wowe ubona ari iki cyakaranze umuntu wakijijwe? Rero dusiga komenti yawe, dusigire komenti yawe kugira ngo natwe tuzabashe kuyisoma ndetse no kuyisangiza abandi. Rero nkaba mbashishikariza gukora subscribe kugira ngo mukurikirane episode igiye gukurikiraho, episode ya 2 izabageraho ejo ku isaha ya saa 6 hano ku isaha y'i Kigali ndetse n'i Bujumbura mu Burundi. Mukomeze mugubwe neza, niringiye ko dukomeza kugendana n'inyigisho yacu kugira ngo turusheho kugenda
dusobanukirwa, murakoze cyane.